ariko gahoro gahoro nyuma naje kugukunda nakureberaga kure nkumva naza nkakuraza ndakwegera sinazuyaza niko naje kugukunda ikinyabupfura ugira impuhwe wigirira. Nanone rero nagira ngo ntangire nshimira abageni n'abakwe bacu ku ntambwe nziza bateye yo kuza hano imbere y'amategeko kugira ngo basezerane kubana kugeza igihe Imana izahamagara umwe muri bo. Ni beza ahindukira mukareba abaje bashoboye kuri uyu munsi bahize amashyi abaje mushagaye abageni arababi bayimo ababyeyi abavandimwe umuhango tumenyereye wo gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Ibyo bikorwa bijyana n'umuco ariko n'itegeko ry'umuryango tugenderaho ritubwira ko tutagomba gusezeranya abantu batabanje guca mu irembo. Nk'abanyarwanda rero umuco dusangiye nyine nawo kigira umuco za kirazira kikagira indangagaciro. Ni byiza rero ko namwe tubibutsa kugira ngo mu gihe tuje hano bagiye kubana tubabwire icyo batezeho n'umuryango, tubabwire ingeso mbi tugomba kwirinda abashakanye, tubabwira nanone ibijyanye n'itegeko naryo ry'umuryango aho rihurira no guhitamo kwa kurambagiza twabwira kumwe umugabo kandi muri aya mahitamo ukanazirikana ugiye kubana n'umuntu ugiye kubana kugeza igihe Imana ihamagariye. Hari utuzina abantu bagenda bita muri za fiyansaye bakanabana bakabikomeza bari byiza, ariko ubwo nagira ngo mbibutse ko yeni beza kwe wacu ubukwe uhisemo umugore uhisemo umugabo uhisemo n'ibyo byose ibibi ni ko nta mwiza wabuze inenge. Usanga umugore usanga ari umunyamahane, usanga umugabo ari umuntu udasobanutse utwara nabi, ngo nabyo ni ibyabo. Ubona turaza kubabwira amakosa n'ingeso mbi mugomba kwirinda, babwire n'uko bigenda iyo byagaragaye mu muryango, ariko ubundi amahitamo akomeye abana b'umuryango biri mu biganza by'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore bagomba kuba bafite imyaka 21 kuzamura. Ibyo nabyo n'ibijyanye n'imyaka byo irangamimerere twarabisuzumye. Ya gatatu mugomba kubona none mwandikishije ubukwe iminsi 20 umunsi wa 21 uko bigataha. Icyo nacyo bijyana na za procedure dukoresha bandika ubukwe. Nanone kandi mugomba kubona ahandi mwasezeranye. Ibyo nabyo bijyana nuko nyine mu Rwanda itegeko ryacu ry'umuryango ritubwira ko dusezeranye umugore umwe n'umugabo umwe. Ibyangombwa mwaduhaye nabyo ntabwo tubishidikanyaho. Ikindi nanone nuko dusezeranye abantu badahuje igitsina. Ibyo nabyo mujya mubyumva mu bihugu bimwe na bimwe umugabo basezerana n'undi mugabo. Mu Rwanda ntabwo dusezeranya umugabo n'undi mugabo cyangwa umugore n'undi mugore, dusezeranya umugabo n'umugore. Izo ngingo rero nizo amategeko asaba abagiye kubana. Impamvu tuzibibutsa nabwo nuko iyo abantu batabyubahirije ushobora kuba impamvu y'uko ubwo bukwe dukoze n'ubwo twabukoze dufite inenge. Umuryango utekanye ari wo musingi w'iterambere. Umuryango utekanye umugabo n'umugore
buri wese yumva anyuzwe n'urugo rwe, nta kindi kibitera no kutemera buri muri kwa kubana kwanyu kwa buri munsi. Mujya mubyibuka mwibukije ko abantu bose ko batebura n'impanga, abantu bavuka ari impanga ntabwo batekereza kimwe. Izo umugabo n'umugore ntabwo ari ngombwa kumutekereza kimwe, ko rero bibaye ngombwa mushobora kujya n'impaka mukaganira mukagira icyo muza guhurizaho, mutaza kugira ngo wenda twakumvikana twavuga n'uko abantu bumvisha ibintu kimwe, hoya ushobora no kutabyumva kimwe no kumukumvikana, ukanemera ko mugenzi wawe ari umuntu wabona udafite intege y'umukinnyi runaka, ugomba kubyemera. Ibyo bagenzi ugomba kubyemera, ukemera ko nutabyemera uzajya mu makimbirane mu muryango. Ntabwo no kwibutsa ibyo mugomba kwirinda twabasezeranyije, ariko hagati aho uburinganire ubona icyo bushatse kuvuga nta bwinshi igihugu gitanga agomba kuba angana igitsina gore n'igitsina gabo. Ntabwo ari umugabo n'umugore baringaniye, ntabwo ariko itegeko ry'umuryango rivuga. Umugabo mwumvisha inshingano ze n'umugore mwumvisha inshingano ze mu muco wacu. Bitandukiriye ugatangira kubeshya ngo ni uburinganire, uri kubeshyira leta bwavuze uburinganire. Abo muri bya bindi by'uburinganire n'ubundi umugore aza kugira uruhare mu rugo rwe, kwa kundi twavuga ngo umugabo atunga urugo, usanga n'umugore ushobora gutunga urugo atwaye, kubera ko bwa buringanire bumuha amahirwe kujya gucuruza, kujya gukora umurimo runaka ufite ubushobozi, kandi ubushobozi avanyemo abukoresha mu muryango, agateza imbere umuryango, kuko byamaze kugaragara ko umugore wateye imbere umuryango wateye imbere. Itegeko ry'umuryango rivuga ko umugabo n'umugore bagomba kubana, aho umwe agiye gutura umugabo naho n'undi kuba atuye. Ariko icyo cyo numva kitazanabananira, cyane ko mwaje hano mugira ngo mubane, sibyo? Iryo tegeko numva riraboroheye kurishyira mu bikorwa. Ikindi mugomba kwirinda ingeso mbi zirimo guhuzanya ku nkeke, ihohotera yaba irishingiye ku gitsina, irishingiye ku mutungo, mukabyirinda. Kirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwe muri mwe yumva atamerewe neza mu muryango. Umutungo rusange ukaba ari uburyo buteganya ko abashakanye bashyiramo umutungo wabo wose, uwo babonye mbere ko basezerana na nyuma y'uko basezeranye, bakaba bahuriyeho 50%. Hakaba nanone ubundi buryo bwa kabiri, ni uburyo bw'ivangamutungo ry'umuhano. Ubwo ni uburyo abasezerana bashyira hamwe umutungo babonye nyuma y'uko basezeranye, uwa mbere yaho buri wese akawucunga ku giti cye. Hakaza nanone uburyo bwa gatatu buvuga ibijyanye n'ivanguramutungo risesuye, bwo bukaba ari uburyo abasezerana buri wese acunga umutungo we ku giti cye, gusa mukajya inama y'uburyo muzajya mutunga umuryango wanyu. Muri ubu buryo rero ko ari butatu, ndagenda mbaza buri couple Sabimana Theogene aza kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe. Nemeye nta gahato ko wowe Umutoni Agirese rero umugore tukazabana uko twabyiyemeje, kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Njyewe Agnes Umutoni maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Sabimana Theogene mbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje, kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ateganya.
ubuziraherezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka n'ikiremwa gishya I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye nta wundi mugisha nshaka uri umugisha wanjye I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye maze umwanditsi w'irangamirere w'umurenge maze kumva amasezerano ya Nsabimana Theogene na Mutoni Agnes bagiri imbere yanjye ku ruhame rwa benshi kandi ishingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka abageni mbere kuri Theogene Agnes bakiri hano imbere umugisha nshaka uri umugisha wanjye oyeye nahoze ndi close kubakuzi turabifuriza gukomeza kugira ingo z'amahoro amajyambere yose nababwira mugire weekend nziza ndebe ko nabona chance bose umpore mu kiganza oye nafashe umwanya ndakwiga nsanga hari inzira ibihumbi mbura nimwe yaduhuza sinkubeshye njye nari maze no kwireba ikizere kimaze guhera nari nigunze uko byaje n'ukuri simbyibuka uba amahirwe nagize nukuba witwa wanjye umutima uratuje ndiho ubuziraherezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka n'ikiremwa gishya I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye nta wundi mugisha nshaka uri umugisha wanjye I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye nta wundi mugisha nshaka uri umugisha wanjye burya warasuye uwabyukaga igihe uzana ari mu kaga sinkubeshye wumuyahaga ntiwanyinishirije umutima wamaye ibyishimo bidakama nanjye nza kurinda ngushyire kure y'agahinda agatoki ko kandi step by step amasata areba ahandi ndasa promise I will keep urukundo ruzahora rwiyongera you always be my baby umutima uratuje ndiho ubuziraherezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka n'ikiremwa gishya I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye nta wundi mugisha nshaka uri umugisha wanjye I wanna wake up every day nkakubona iruhande rwanjye nta wundi mugisha nshaka uri umugisha wanjye Nkundi yunsa
usekeye mwiza nukambe kurembariza mwiza ngwino si igikobwa nkundirwa kurusha mwiza wari uyu mubiri wose yizira mwiza wanjye urabaruta mata kwabasha inkanda yoga cyakambaru ubukome dore umwiza w'u Rwanda mama wantwaye umutima mama wamariza mama we irwandi wabo wabeheza ni uko mu rugo bwiza ngakundi yumfashe mu biganza ukunda rumwe rudasabahaza mwiza wanjye urabaruta mata kwabasha inkanda yoga cyakambaru ubukome dore umwiza w'u Rwanda mama wantwaye umutima mama abana bazagira igihe cyabo tubahamagara abo tubabaza none rero ndagira ngo mbaze muri uyu muryango wa Evariste mwabonye ko aha twabakiriye ni mu rugo ariko tubinjiza mu irembo ry'abashyitsi aha rero dufite amarembo arenze rimwe kandi ayo marembo yose anyurwamo ubungubu ubona aha nta imitavu buriya igira irembo ryayo irembo ry'inka buriya inka niyo mpamvu nyine zitanyuraho tukagira irembo ry'imyanda ubona aho ni ku ikukiro iyo bakuka hari aho banyuza iyo myanda none rero ubwo Musonera ari inshuti yacu kandi inshuti twubashye ni iri rembo tuyinyuzamo ry'imfura muravuga muti twaciye muri iri rembo niryo rikuru tugira ariko twaje no gusaba irembo ubwo rero murabisobanura ubwo harimo abana habaye nk'utumenera ibanga ry'ibizaza mu gihe kizaza ubwo birajya ahandi none rero muri ayo marembo yose utubwire tutaguha iryo udashaka bikaza kukubabaza kandi dushaka kutaha unezerewe tumenye irembo umuryango wa Musonera usanzwe dusangira usanzwe tugabirana ari irembo ry'inka twamugabira izuba ryaravuye nabikubwiye twamuha igikingi kuko hano si igisigati musaba bibaye rero
ari ibindi nabwo twamenya niba ari n'amasengesho n'aha ngaha burya ni ku gicumbi cyayo. Twaje hano tuje umuryango w'imfura, natwe twaje turi imfura, tukaba twaje gusaba irembo ry'imfura, cyo cyatuzinduye. Uwo twubashye tumunyuza muri ibi tukamwicaza. Iri rero mwararihawe niba mwari mwarabyibagiwe, hari abantu bagira ingeso yo kwibagirwa. Turongeye turabibibukije, iri ni iryanyu rwose. Amusonera mukiri abakungu, twabonye ababyeyi baje bacigatiye ibiseke, turavuga ngo buriya birimo amasaka, tubona muradutuye, uzana ikibindi kimwe uzana ikindi, n'ubu ndakomeza ndunguruke ndebe ko mutarashirirwa ibyo mwazanye ntimubisubizeyo, utaza kubingomwa musonera yabibahaye. Bigaragara rero ko iwanyu imivure y'iwanyu itumiye, kandi niko dusanzwe tubazi. Buriya rero gushingira abakobwa bo hambere byaragoranaga, kubera ko wajyaga kubona ukabona umugabo nkayigira arahagurutse ati turakennye, ati tubuze imbuto, tubuze imirima, tubuze amafaranga, tubuze inka, atari ko icyo dukeneye cyane ni umuntu. Ukibaza uwo muntu ni umuba. Abantu batagira ibiryo, ntibagire imirima, ntibagire inka, kubashingira biba bigoye. None rero mwebwe ubwo mutunze, mukaba muri abakungu ariko bakeneye kwagura umuryango, no kubashingira byakoroha, muri imfura. Ibi biganza biragaba, yaba ibiganda, ngira ngo ibiganda wabibonye, yaba inka, yaba abageni. Ibi biganza byiza imfura ntiwabigeraho ngo ubure kubigabaniramo. Nagiraga gusa ngo tutaza kuguha utasabye, ahubwo ubanza usesengure, hanyuma natwe tunamaname. Wowe rero wamaze urwawe kuko wamaze gutanga icyifuzo. Icyo naguhaga ni icyizere, kubera ko uyu muryango wa Evariste mwuzi, yaba abagabo turi kumwe aha, yaba bano babyeyi bose bigirira impuhwe, mukanya uraza kumvira ibava ku mutima. Nge rero muri iyi ntebe y'imvunwa y'umuryango, nubwo ndi Rwasananga nge na Manuel, ariko tugira bene urugo. Buri iyo bigeze mu bakobwa biba bigoye, umuntu nakagoye. Ntabwo najya kwemera irembo ngo dufite abakobwa, baranyihanije barambwira ngo twagushyize imbere mu byo uganira, ariko abakobwa baha ntutange ibinyanya by'ikimene. Nabonye bazanye n'abakristo b'ikibeho iwanyu, ubukristo buriganje. Ukora no ku basilamu nabo nababona. Ukomeze amasengesho, dukora inama turebe ko irembo bakagenda. Evariste yavuze ko tutazemera irembo cyangwa dushingira abakobwa tutabanje kubaza. Burya ngo umugeni ni ubugiri bugerwa na babiri, hazaho umubyeyi w'umugabo, hakazaho n'umubyeyi w'umugore, bose bafite icyo basobanuye mu buzima bw'umwana. Ndagira ngo rero mbaze izi mfura ziri aha. Uwa mbere ni umubyeyi Tabaro. Tabaro ni umubyeyi mukuru muri uyu muryango. Iyo yemeye irembo, ubwo biba biri kuguhira. Iyo ahakanye, turabaherekeza mugataha. Ariko sinzi niba yahakana n'abakunda gusengera ikibeho. Tabaro nigere juru, dore ziriya mfura
imfura nizo kwa Musonera ni za Nyaruguru hamwe ujya usengera ugasubizwa ngo yarahavuye yubaka amataje none rero Tabaro ganira n'aba bantu wababonye urabazi niba wemera ko twazabashyingira tukaba ba mwana uremera irembo niba ubona twabaherekeza abaha bamwe tuzi kubaherekeza urakoze murakoze umuyobozi wacu Ndore twashyize ku muheto ziriya fura zo kwa Musonera ubushize ubwo mperutse Kibeho kuko nahagiriye umugisha umubyeyi Bikira Mariya yarambonekeye ambwira ijambo ryiza ni ukuvuga ko ntabwo abantu baturutse hariya rero ntacyo twabima muri uyu muryango irembo bari bahaye ubwo murumva ko ku ruhande rw'aba bagabo bose uko turi Tabaro niwe uduhagarariye yemeye kandi iyo yemeye abazungu baravuga ngo ni no comment aragira ngo ahagire umukobwa ajya abona n'aho arara yagiye gusenga noneho rero Valeria niba yaje niyegere hino ubwo bigeze mu babyeyi burya ngo ubuhake butavuye mu mbere bucikiraho Valeria uyu niwe ugira abakobwa aba bantu ni inshuti zacu yaba Musonera yaba Higiro wabaye ku isonga n'izi mfura zose noneho niyo baturutse mu kirere gitagatifu ni ikirere kirimo Imana wabo ntibaraguza ntibaturukera ntibabandwa basenga Imana yo mu ijuru nk'uko dusenga baradusabire turibemerere cyangwa tubahakanire uriya yitwa Valeria niwe ubana n'abakobwa umunsi ku munsi nabemerera biraba ari amahirwe nabahakanira turabaherekeza turabyemeye Wishimye cyane turabashimiye kandi murakoze iyi niyo gushima niyo gushima rwose ni ibyishimo dufite kandi murakoze cyane Imana noneho rero Tabaro kuko umubyeyi ari nkundi uyiziga muraza kuyiduha dusoje ariko iyi ngiyi reka ibererekere kuri uriya mubyeyi ndabyemera rwose aba ariwe duheraho burya ushaka kuhakorera ariko Tabaro uze kumumenya ndamumenya rwose aba bantu badusabye irembo ukaryemera iyo bahakanira bari gutahira baragushimiye rero akangaka uze kugakubaho rugondo ushimira Imana ko wabyaye neza none akaba bengutse ngaho igenda hano nazanye icyoze cyogera inka nk'uko ababwiye ko irembo dusaba ari inka igasohoka umugeni izo nka zizaza natwaye icyoze cyogera inka utera ubwatsi mu wundi ko muragusanga yuko muri abatunzi hanyuma zizasange mumaze gutohagira murakoze ubwo bigeze mu minsi iri imbere oya si no mu minsi iri imbere mu muco w'Abanyarwanda habaho inka yifata rero yego buriya bamwe baravuga ngo ni ugusaba irembo abandi ngo ni ukurifata cyose ni ukuri irembo urarisaba bariguha ukarifata yego hano rero nta wundi murinzi dukeneye inka yifata rembo niyo dukeneye ubwo duhaye isuka buriya birajya mu nka turagusaba inka imwe yifata rembo agira amahoro ubwo duhaye isuka ngo ni cyose buriya turahinga ubwatsi ariko n'intereye niko bimeze isuka rero iwacu turayikoresha cyane iyo ari cya pasake iradufasha mu guhinga ubwatsi ubwo ubwira umutahira n'inka yirongora ijya mu zindi
bano babyeyi nibazajya bayireba bajye bamenya ko Higiro na Musonera bafashe irembo hanyuma bitume bamuziganira umukobwa mu gufata hano Yesu karona yo turayakira amashyi mukamyana murakoze cyane ni ukuri ngiye kwisanaho bamwe ku bwabuki aho rero buri wese kunyota reka tubahe amashyi yabo Ariye bizansaba no gufata keredi ariko oya sinkuburiraga Hennessy I don't know why kuno baby wamfashe amatwi kuno wimanukira nka movi za kibadashi nubwo utwana twose mbona twigize udushadibu kuri lenga nyinshi dore twose n'udusirimu respecting ubaho ni overdose every time unsanze kenyera nkumenyera kado wanywese nta money nta bote nta kiniki yeah. Cyangwa nuko za stop zansinjye morandi ready yeah. Wangunze nta money nta body nta kiniki yeah. Cyangwa nuko za stop zansinjye morandi ready anytime you want me call me bimugezaho ngo baradushimiye umuryango ko twabemereye hanyuma badutuye turanywa dutereka n'izindi kuziringaniza n'izihari ariko ubu iri shimwe ry'umuryango ni nka wa muvure abanyarwanda bo hambere bazanaga imikenke buri wese agasomaho iyi rero ubu ni y'umuryango wose ntabwo nasomaho njyenyine sinanapfundura ahubwo nituza kwicara turi kuganira abashyitsi twagize tuvuga umugisha twabagiriyeho turaza gusoma iyi ngiyi neza nkumva urwaye urakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza urakaza je guteza uyu mwari wa mwiza urakaza umusanganizi munduza urwunge urakaza ukaneza usanze gukunda murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye uhimbaza ababyeyi mubera birori ushinjagira n'isheja mutegwaraba waruta bose uri inyambo y'ikeza ushingwe ngerero ngutuye ibi byiza we